Yazereka nongere ngo ikaze nanone namakuru mba nkuzani ari kugenda ari trend cyangwa se agenda ari kuvuga ku binyamakuru bitandukanye hano mu Rwanda ndetse n'ahandi ku isi. Nkaba rero nkuzaniye inkuru itari nziza, ni inkuru iteye akababaro. Icyo nakubwira gusa nuko waguma hano kugira ngo nkomeze nkugezaho amakuru aba ari kugenda aba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi yose. N'amakuru y'akababaro y'urupfu rw'umukobwa, n'amakuru kandi ngiye kuba bikugereho gatanu kuri gatanu. Komera like ukomansinge niba ufite igitekerezo, ariko inkuru nzanye mwihangane kuba ngiye kuyibagezaho muri ubu buryo. Ni inkuru itari nziza habe na gatoya, aho inzira karengane cyangwa umukobwa yaje guhura n'uruva gusenya maze ahura n'abagizi ba nabi. Bagizi ba nabi rero bakaba baje kumwangiriza ku buryo bukomeye, ndetse akaba akakanya tuvugana yamaze kwitaba Imana. Nyamasheke polisi yarashe babiri bakekaho kwica Nyampinga Eugenie, hanyuma nabo bahita bamukurikira. Reka se byagenze gute, bamwiciye iki? Ngaho nguko rero reka nze mbigarukeho nakubwire amakuru ari kugenda avugwa hano mu binyamakuru bitandukanye mu gihe rero tutari duherutse izi nkuru zo kuzubwicanyi wenda umuntu yapfaga kubera impamvu y'ubundi buryo, ariko ubu tuvugana hakaba habayeho kuba uyu mukobwa yamara kwitaba Imana. Gusa bamwishe bamaze kuraswa. Ese babishe bate? Saa 12:10 z'igitondo cyo kuri uyu wa 19 Mata nibwo Uwimpuhwe Denise w'imyaka 14 y'amavuko na Nsengimana Paul w'imyaka 20 bafungiye kuri RIB sitasiyo ya Ruharambuga mu karere ka Nyamasheke bakekaho kwica Nyampinga Eugenie w'imyaka 26 bamuteye icyuma mu muhogo. Barasiwe na polisi mu mudugudu wa Nyakabingo, akagari ka Gatare mu murenge wa Macuba muri aka karere ka Nyamasheke, hafi yaho bamwiciye. Bivuga ko ubwo bari bagiye kuberekaho bahishe ibyo bazwaga birimo imyenda bamwishe yambaye, amafaranga bamwambuye n'ibindi, bageze mu gashyamba kari hafi aho bavuga ko babishyize aho kubyerekana bashaka kwiruka. Umwe mu bapolisi bari bajyanye ahita abarasa bagwa aho ngaho. Nk'uko ikinyamakuru cyabitangarije, ubuyobozi bw'akarere ka Nyamasheke Mukamasabo Apolline wahise ahagera bakiraswa, akanakoresha abaturage nabo bahise bahagera. Inama y'umutekano, aba basore babiri bamenyekanye nyuma y'iperereza ryakurikiye urupfu rwa nyakwigendera rwabaye ku mugoroba wo kuri wa 13 Mata, ubwo uyu mukobwa wari usanzwe ari kapita w'imirimo ya VUP mu murenge avukamo wa Kirimbi, avuga mudugudu wa Buha, akagari ka Kimpindu, nimugoroba ayivuyemo akajya acuruza amayinite kuri santere y'ubucuruzi ya Kamina muri akagari. Yataga agategerwa n'abagizi ba nabi muri metero 200 gusa agiye kugera iwabo mu kayira kari mu ikawa zihari. Umurambo we ukajugunywa munsi yawo ukabonwa na se wa nyakwigendera wari uherekeje umushyitsi wari wamusuye, agatabaza inkuru imenyekana gutyo. Meya Mukamasabo Apolline avuga ko iperereza ryahise ritangira ku wa 14 Mata, hafatwa abantu 8 bakekwaho kugira uruhare mu rupfu rwe. Iryo perereza riza kwerekana 3 barwiyemereye ari nabo Uwimpuhwe Denise, Nsengimana Paul, Steven. Banasanganywe telefone 2 za nyakwigendera zirimo iyo yari amaze iminsi 3 gusa aguze amafaranga 110,000, igikapu yari ahetse mu mugongo. Banatanga amakuru y'aho bajugunye icyuma bakoresheje bamaze kumwica. Cyasanzwe mu bwiherero buri mu kagari ka Matongo mu murenge wa Macuba iwabo w'uyu Nsengimana Paul. Banavuga ko aho bahishe amafaranga 200,000 bamwambuye bakamwica. Ati iperereza rimaze gufata abo 3, abandi barekuwe barataha. Abo biyemereraga urwo rupfu basigara bafunze, cyane ko bagaragaza ko aho bajugunye icyuma bari bamwicishije kikahaboneka. Banagaragaza ko banamwambuye amafaranga 200,000. Yakomeje ati mu iperereza baje kubazwa imyenda bamwishe bambaye mu masaha
11 z'iki gitondo cyo kuwa 19 Mata bavuga ko bagiye kuyerekana hamwe na simukade ebyiri bamwambuye bagera mu ishyamba ryo mu mudugudu wa Nyakabinga akagari ka Gatare umurenge wa Macubaho bavuga ko babihishe hafi y'umurima w'ibisheke byinshi bihahinze. Bageze aho kubyerekana batangira gushaka kurwanya abapolisi baherekeje muri uko guteza akavuyo bariruka, umupolisi arasa mu kirere ngo bahagarare baranga bakomeza banangira imitima, hanyuma umupolisi akora mu ngata abonye nta kindi yakora nyine arabarasa nuko ibyabo byarangiye. Yavuze ko aba bishwe bari basanzwe bananiranye bateza umutekano muke ku buryo bukomeye muri uyu murenge, barajyanywe mu kigo kibagorora byananiranye bajyanwe Iwawa nabwo bakagaruka ari babandi bakomeza kujujubya abaturage ari abajura ruharwa, uretse no mu baturanyi n'ababyeyi babo bahoraga bataka utuntu twose two mu nzu baba tumazeho. Yasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe babona insoresore nk'izo zirirwa ari imburamukoro ku mugoroba zigatangira kwiroha mu bugizi bwa nabi, ko nk'izo mu mudugudu zitayoberana bakazitungira agatoki ubuyobozi, cyane cyane ko muri aka karere imirimo ihari haba mu mirima y'ibyayi byabuze abasoromyi n'ahandi ko nta musore cyangwa inkumi wavuga ko yabuze icyo akora, ko abahungabanya umutekano w'abaturage bigera no kubambura ubuzima bwabo batazahabwa amahwemo. Yavuze ko bibabaje kubona umuntu afatwa yakoze icyaha nk'aho yakwemeye kugororwa agashaka ahubwo guhangana n'inzego z'umutekano no gutoroka ukora ibyo abarushaho gushyira ubuzima bwe mu kaga karimo no kubura burundu nk'uko byagendekeye bariya basore. Avuga ko niba hari n'ufashwe hari icyo akekwaho aba agomba kugaragaza imyitwarire myiza afungiye, ntiyiteze ibindi bibazo bishobora kuza kuvukamo. Ikinyamakuru kandi cyakomeje kuvugana na Nshimyumurwa Jean w'imyaka 50 umubyeyi wa nyakwigendera avuga ko yari imfura ye mu bana 9 aho arangirije kwiga akabona iriya mirimo yamufashaga mu mibereho y'abandi bana, agasaba leta kumuba hafi ikamubera mu cyimbo cy'umwana we abuze amanzaganya ikanamwunganira mu butabera agahabwa impoza marira. Ati icyanshenguye umutima cyane nuko bamwishe kuwa 3 ku cyumweru yari yanzaniye fiance we bari kuzarushinga vuba aje kumutwereka nk'ababyeyi twamushimye, none ndatuvukije ibirori by'imfura kandi umwe mu bamwishe turaturanye hano mu mudugudu wacu undi atuye mu Macuba nabwo hafi yacu. Sinibaza impamvu y'ubwo bugome, gusa hari abasore b'imyitwarire mibi cyane. Yanakoraga muri VUP akadutunga twese agafasha bene nyina mu mashuri, ngasaba leta kumfasha haba mu butabera haba no mu cyadutunga mu rugo, dore ko uretse nanjye n'igihugu cyose agifitiye akamaro, yari umujyambere n'igihugu kirahombye ariko ntibantererane rwose. Amakuru avuga ko kandi